kubona urugwije akanyura mu menyo. Urambaza iki? Wangu iryo cupa ukanyihorera ngiye byanyuka byihorera. Ndabona nana kabiri. Kono wasigaye tumwe icupa buri munsi nk'abazungu ndakasengegera. Ariko ibintu rero biraza kudukoraho. Twigize nk'abapatoro binaha muri uyu mudugudu, bone tuzakoza amazi mu kanwa. Bizaduhira. Aho twagafashe ifaranga ngo tugura kugiye dukinge kwikira mu jyanye yacu ko turifashe turimira ko turifashe turimira ni cyanyira bigutiye kanara kiragicuce cy'icungo kiraroga uriya ndakubwira ngo n'igisiga kirebye gute kiramanuka komeza ureresa aho ngaho umunwa zabugwa de rugendo uraramye no kubuka ubona bagiye muri rico ubwa ngo no mu kabari kuri santere nta muntu n'uyu n'umwe ukemera kugira ngo icirane n'ikina kira gicecu ndambwira uzi ko ngo buriya nta makuru yemewe ari nawe ngo wiciye umugabo gamuhaye isomo yapanya utera arabana none butera yishwe nande yishwe n'umugore we iki ambarera ahubwo byo mu rugo byakomeje kuderera byagenze ibintu bya sine muramu sine kandi uriya mukobwa mwiramise amaze iminsi ari kwibaraguza ngo ashaka intu z'abagabo cyakabira bikora ibyo mutse biradiyo cyo kabira bikora kambwira ngira rata sinzana ko akagofero none bona bya akagofero gatukura hano ira ngofero ikigusekeje no mugo kwa Ruwiza azapfare imbwa ngo yimuhara azapfare imbwa kera ngo burango yari afite ibanze ngo birenga bitanu umwe mudugudu guko umudugudu ujemo umukobwa mwiza hari ikuntu cyo kwaje umukobwa mwiza kikareba hano ngo kwaje umukobwa mwiza ngo kwaje mukosigana bandi batangiye kuguhamagara kandi ubwo uri kumva kandi kine sibuye telefone mu tatu mu kiganiro cyo kunya telefone sibyo ubwo ngubwo biba bigenze bite rero burengo yari afite ibanza ngo bitanu muri umudugudu uko yagiyaza umukobwa mwiza akajya gushika ibanza muhonga none sigari inyana yimbwa do wabonye ko yambara amapantaro arimo ibiraka oya yana nazasekwa wamubyaye nazasekwa ambyaye waje guteruka Rwanda mbamura abantu bose batamuka batureba ahubwo umva bimfateho mba iki sokuza mwireka mwikira mujyaye ikintu cya sine fasha ikintu cya sine ugiye kumureba mu nzongo sine ni mari Timazu ikwehe muriya mugabo ni wizigama aye ndajya kureba da rugiye oya sha akone nakabikishiri wanje yashira Nda wakwemera nakuga ibyo nakubwiraga bya sine sine kuko ubukene burateye cya gihungu cyamukunda byumvise rendaza cya gihungu cyamukunda gurakiwe tugomba kugikura amafaranga Gerard Israni nyana yimbwa yire Byitwa bana mukuru ni igiciro cy'ijana ariko ibaza umuntu ujya ku isoko agakatuza umufungo w'inyanya ngo agwa amafaranga Gerard agomba Gerard bonakipe verasi kumenya ariko sine ugira ngo umukobwa upfe unozoroheje gutyo Yego tumanze turwane ikibazo tumenye ngo sine yagiye he Burasirazuba yambwiye ko agiye kureba Burasirazuba bwaye hararuguru se bagiye gukora iki inoza rugureba Burasirazuba kandi mu majyaruguru ahubwo nivuga mu majyaruguru nabona gasore hafite imiryango none ko nabajije ba data wacu bakambwira ko atigeze akandagiza akaguru ndaba yarari giteye ashaka kumera igiye hano hari nyana yembwa kivana ko umuntu ngana gutya mera igiye niko iginyo kana hajivamo umuntu umuzuragira amatama ameze gutyo nkayenyaho nta kintu kerema okay tuve mu mikino ntacyo rekomera amenyo uri kumera ngaye tuve mu mikino ndabo ufata imeke y'ikigori itanatetse itanakaranze itanokeje ukayika tumirirayo umera amenyo y'umuntu tuzagituma ngutuka buri gihe wanotse umushinga uturaje inshingano kubona ibiceri tubibyaje muri sine urabibyazemo ari kumutana ni karabiduka tugomba kumukosha yango burango je dahoza kanika kora karaka irajya n'imbwude kanika gifu buriya azi gukanika neka mwese ko buriya turamushingira mushiki wacu
usibye ko ari ibintu tuba dukora ari bimwe bazadufunga niyo mu Imana none zurabura Nibuka ejo bundi gihe twavuga ngo dufite isoko kikoze na no ko umuntu agiye kuzavuga seba nani ubundi uzi ko nakuriye umushinga muri sena wo gucuruza ingurube bakahita amafaranga mu bitaro oya sinarasiwe yanditse narayindi kumweru urugo rugararwoye naragiye bari batarakiye ipfuriya gukakera ukagenda ukararayo umva rero habe n'icurumyana cyuye cyari ndazo wari maze ngiye ninzamo so wanyihere wagatonye ibyira gahabwa ubwo rero kumva ko ibintu by'imishinga biba ari ibintu byacu uranyura kuri ndazo kujyanye yawe wamaye hagatonye ese ubundi umuntu uri kumera amenyo aryaye nuzi imitsi umuntu uri kumera amenyo ajya afata imitsi umushinga n'uturaje neza waninde sawa nomfesha shaka nanjye ko ndaza kurigwira ariko bwira umva rero buriya bya sine genda cyeka ari bugufi kandi buriya nayo jyaga numva avuga ngo ashaka mu by'abagabo sibyo ikintu gihari rero buriya twakora kasine turacuruza mushiki wacu kumucuruza nabo kumucuruza barahari kumukosha sine uramukosha turabona sine ntabwo yabana karakaga ngo ntabwo babana no gushakira amata ku kimasa umva rero n'ubundi dore twariye menshi kandi nawe tuzabura ukuntu tubigenza n'abagabo yego umva rero ubwo buratu tuze dute kubyo ki karagahungu ukawuze ngo gakanika ngo afite amafaranga ajera umuntu kanika mu mujyi y'epfo ngo zanyabugo ngo nuza hose njyanda bamagaraje mugashyira mu ruzi mugasya nubura ngo nikuko kantu kari gakomeye ngo mugasya tefiri okay mbwira man bwira njye nshaka gukora ibintu biva mu nzira tumukure mari amafaranga Melissa natambutarwa mu kanya aragusirwa nta mabana yasaga azabana mukuri umushinga w'ingurubuka wararangiye akabuma bitanu andi kwinywera bigashira ari ikindi cyagisigaye ubwo rero wazaguza uburoso mukajya wiborosesha umunyu amakara aya makasi ntabwo byasigara mu gukoresha kunyuga kuba guce iryinyo tari bamucyanga ngambwira turamuce amafaranga ngaho ubwo rero indugera de kubikura n'ibintu ni nk'ebyiri kana byose miliyoni ebyiri batizikuka umuntu utarize natarize uriya mukobwa ebyiri nda wasigura ibihumbi byibuze nka 200 cyangwa 100 uzi ko nta mu minsi mu Rwanda kuko nuza rutuye nuza ukakira ipfiri ko miliyoni 3 kandi yarize araminuje agiye hanze ajya mu burajyano no mu Buhinde none uriya mukobwa ukomoka kuvuka natwe mukaba agengo tamasini miliyoni ebyiri ariko karakavuna mu ito kararamukunda kayatanga kayavika ubwo ubwo gihe kiro nakora tumanze tukinje tukabaza amafaranga agafite mbere yuko dufata umwanzuro w'amafaranga tumuca dushobora kwisimbukuruza tukamuca menshi atabona akabivamo tubireke cyangwa tukamuca makeya afite menshi tukabihomberamo kandi ikindi ugafunga umuntu ntazamenye ko atari hano kugeza igihe azagarukira turabikora nka shuwa nitugira amahirwe tukabona araje tuzayatsindira ntatugwe n'ikinabi ariko natagaruka bazadufungira aya mafaranga dore aho nibere dore ko njye batamfata sinyo gunya ahita nambuka umupaka tekezo byageze hafi ni Kongo njye ntabwo naba banyira tekezo byageze hageze mu ifaranga mebera nk'agace kazamutse kagiye gufata inkoko gahunda ni ese ubundi tuzagura gushaka amahangariya ngiye kambe nihengetse ese bubundi ayahe nirihe wayishize hona ndi kubona yayi na hene warayuzanye ha eka ngiye kuba nihengetse kangezemo yihengekaze kuri ayo mashara waguze akamatera nk'abandi basore irahe nanyibona nyuma y'isa muri uruko aryangu itereze bene karimanze uzikura muhunga ejo bundi yacikishije inka 5 akazitwara zose bakaziburire irengero komeza ukambanira ngaho ihene uhizirikanga iheberanga uyahirukira ngaho tuga amagambo yose baraguzaga sawa wasinzira ntarabona ibereye naye bari mushare ni mama Imana
Epa. Watugendere. Nawe. Makuru ya mukecuru. Ariko ngo yarapfuye. Azira bintu umuryango wanyu urgorana ibiki ubu. Ariko aranakuze. Imyaka 52 niyo kugenda akabyimba amaguru akangana nk'umusozi. Mwese Ko namwe bizabokama. Reka bizaguva dukira akantu ngana gutyo. Ubyimba amaguru. Uriya mukecuru kandi ngo na nyirakuru umuntu uko yahoze nawe. Ko yapfuye abyimba amaguru. oya tuzamuzi. Eze musema kwe. Urakiryamesha. Komeza uga. Nakubwiye ngo mbabarire ubyuko unshakira hano yizana ishiranga. Ntabwo ukomeza kunsinzirana. Mwana we. Wajya ukanzaniriye. Aho nkaho urukumbaza cyo amakaritasi. Dore suza na Rosine ndabona yaje yatugiye. Ugasuza ndi mwana. Inde. Sinkuru wasuza undi mwana. Musema kwe wari Hano gukora iki? Ushaka no kunyara kamanzi mwana. Nakubwira ngo ihene uraruhuka rukigeze mu rugo itarahagera. Ushaka ahantu ujye. Wari uyu mwana rero gerana ni ubwiza ukuri Ndise uzi. busigaye mukunze n'ibindi. Yari umurande ko franga bitaniguriye. Ariko do nubwirirwa yibungana kandi gasije mwizerwe n'inyeca. Yatwara ikintu cyakazakizana. Mwahuye he? Buriya gatetetse amafaranga yabyera kayabura. Cyahita yijyana ku isoko. Mpamvu ngo unzanire ihene wishiranga imba ushaka amahoro. Siko kaje hano rya. Kashize. Ukakarika wakabirinduye. Ese ko Wanywe gakeya. Dore ibyo ryari mu garanze ri mu garizanga. Ajya ngo urukumbaza ihene. Nagdo nusinzirira nitaragera anga. Nimba nayigurisha mu mafaranga yigurishije. Naziritse pinuka nindaje nyizana. Ubwira hari. Irarica. ese hasigaye ngo ko rwego rugeze hari. Ninde musinzi kuwanga kuyu musozi wacu. Uzima kweli. Wamenya ko ari we. Waje kumunywesha ryari? Ubwira ngo akundanye na wa mukobwa kwa Karimanzira rahirye. Sigaye nkunze kujya bura mwana sigaye nkunze ngo muzijya ngo bare murose. Ese uzamugira inama utese. Si twatuzanyanya nuza ari tune do ntagakange nago nikonaga gutomeye. Azigara anyiganye rero ntato nagishiye kumubiri ni ni icupa ikiwe ni icupa ikiwe ni icupa. Azutamigira ihene wayitwaye gake ondebera byegwe kihene. Washati ihene wacincucu. Ayo ngushaka ihene. Ubwagize umuntu gufata uhetse gutyo hene. Wagize umuntu gufotora. Wabonye nera ko dasha. Havese bigusho. None kagira bahane. Sigaye nyiragira. Usigaye uragira ihene. Cyane chaka Ukanywa n'inzoga. Cyane ugize ubona ngase. Dore rero musema kwe Ugiye kwigurisha se? Oya ntabwo nikurisha. Wowe chaka kwikuna kwaguze zara ko korora. Wanyemesa yakafe. Njye tuziranye. Wahene witonde. Ibyo kuzana ugenda ubungana musema kwe. Ujye mwihorera agenda bunge wenyine sibyo rata. Ntabwo nari ko musigaye muri abatunzi. Dufite n'inka. Ipfira zakira mu buzima bw'isa ine. Famu. Cyane. Ndumva byaraje gukunda. Musema kwe azajya kujyana zagukoresha ibintu bibi. Ujye wihamira ha mu rugo. Sibyo rata pucu sibyo? Ujye wihamira hano. Sigaye ton. Pucu ujye wihamira hanga rata misaya myiza ujye wihamira hanga. Iyi hene ni yawe. Musema kwe ni ikiraro. Woyiza. Ariko ninjye kira. Nari nyibwira pucu rata. Musema kwe Oya ninjye kumvikana. Kubungana. Tisha kubunira umuheto. Imaze kuba umusore. Umenya ko anywa icupa bishobora kugukagira iti kujugunya nk'epfiri. Abonyene twago. Yene ukundira ukuntu afite imisa myiza. Ngiye mu bicyama byo. Ziwakizo. Kutura tujye witonda. Yo witonda rato, je witonda none Ngiye gusubira kwizira. Zanagwa no kuri byeri no bya witonda neza. Sibyo? Ntukagire umutima mubi. Nje muragize wa mbere muri no quartier. Genda uyizirike shyire hariya. Nongeye kumva unyaragura amatwi ntumihene. Yizane nayibonye. Bwariga ntabwo umutima wajyaga uza hamwe. Utarazana Ngiye kuyizirika hariya. Wayishyize hano utarengeje hanga nyuma yiziritsanga irabirabi. Ndi kwizirikana zaza kwa Karori. Hene bayi kubaburiyeho. Wazaguzi yawo ubu. Kono kugura sumbirije byakunaniye. Bari rwawe n'urwange biranga. Ariko ukazayigurisha nzakugendaho no mwikasho nzakujyana mbi. Nzamuhitana yibeshya kaca. Ndabwiza ukuri sindamukunda pe. Ariko no kumufundisha namufunisha. Nese ubu ngubu ufite ikibazo.
Mwese musigaye munywa ku icupa. watambuka ukajya mu kiwo numva ngo uri kugona wasinzira Zongeye kumutsa kuri za unyarwanda. turarya icyo ari kubundi